ariko ubundi neri sex ubundi ni igikorwa cyane numutipe wikeneye cyangwa n'abakobwa barayikeneye mbimenye byose sex turuka kuki sex mwazimanye gute arimo sinkanjye kubona koko nacinye nko ntabwo mbizi nandi ngaho ndeba nawe rero ko ndikizungureza umva bro ngiye kugira ngo nemere ko umunga nkunda fresh mbimenye neza nuko mba nzi password yiwe nkaba nzi impini yawe mu pesa yiwe byaba na ngombwa agashyiramo pini inuze y'urutoki rwanjye fingerprint yanjye so aho ngaho kugira ngo umenye neza ko umujama nkunda nuko ngomba kuba nzi buri kimwe kiwe ese konte yiwe hinjira hangahe ku munsi mbimenye byose ubwo nibwo wakwemera aho ukunda yes ubwo ukaba ushaka ko urukundo rwanyu rubandanya ndakubwira nka my sister umva nkubwira uje winde wakora ku telefone y'umutipe mukundanye kandi nanjye ubwo twatukundanye nta telefone nakorako kuko ndazi uko vyansitaga byankomeretsa kuko ama message yazanye menshi ese ntakazi ukora ntutanga inomero ushobora kwandikwa n'umukara yanti na safari kumenya Twitter dia ugasanga nk'umukira wayakwandikiye hi my dear wavyumva ibwo nayo iyo message yamara kuyisoma kansitaza umutima ko ikintu giye gukora kuri telefone yawe ahubwo ushaka ko ndagukunda shaka no kunukundo rubandanya telefone yawe ndayirinda cyane nawe ivyo ntakwiye kubimenya se ubwo umenye yuko umutima ukora ubwo umenye umushara akora ku munsi konte yiwe y'amafaranga nuko urukundo nivyo vyakomeze nka ukunda yes ngeri icyo kintu cyanyemeza kankunda none bro kwiki gihe nawe urabibona ko ibintu byifashe ubu ngubu nagira gutya nka ko ukambira ngo urankunda ndabibwirwa n'iki kunkunda okay ngewe ndabyumva ku munwa kuri kumbwira ko nkunda ariko nta kintu kibimenyemeza ko nkunda kugira ngo nemere neza ko nkunda nuko ndi bubone account yawe nkamenya ati se byagenze gute wariye ese menye ngo buri kimwe cyawe kugira ngo menye yanje nawe yomba ndayizi yes ariko nanone nawe urabyumva mbandayizi hanini mba ngomba kumenya iby'umuhungu kubera ko umuhungu ni ugira konte ziriho amafaranga kenshi hanini ariko aho muri misi murayobeye pe umva urukundo rweke amafaranga ibintu nk'ivyo hari ibintu meme byekeza urukundo apana vanga konte nk'amafaranga mu tipe nzangahe ivyo si urukundo yangi telefone yiwe ivyo si byo rukundo umva nkubwire ndo wahoze yuko na sex mu rukundo umutipe ashaka kwereka urukundo muri sex never ntabwo ugiye nabyemera gusa ubwo wambwira gute urumva ngo urukundo muri sex turuka kuki ngombe nzi buri kimwe cyawe bro niba ngiye ngukunda sex mwazimanye gute kubera ko niba ngukunda ndagukunda umva nkwigisha urukundo bataguze urabona ibintu bigaragaza mu rukundo umutipe ashaka mu kazi si ngombwa ngo umenye umushara yakoreye ku munsi aciye ku muhanda kabona akantu keza ubundi abazi ikintu ukunda nacaye cyane migero bakobwa rimwe numva ngo mukunda kututahura kusumbya twebwe nkuko tubatahura ariko natwe tuba tubazi nkunde ashaka kumenya ati urakunda isaha ndabona kuno nayambaye ndamenya kunda isaha kandi ubwoko kunda ngamba ndabuzi iyo ngiye kumwana mvuye ku kazi utuza wadi duto tugift duto iyo ndatukuzaniye buryo atumye ati n'umusore ari karankunda ku mutima sinango bwago nabimbwire ariko iyo ndabishikanye bafati umutipe yanguri ikintu nawe kimusavye avyo vintu nk'ivyo nawe nushaka umutipe wakwizera cha ku muhanda nubona hano hari pantaro nziza kunda ukabona amarineti meza kunda yamugurira mushire bavyumva azambura yuko umwitayeho nawe nutaka kumubaza ngo pini yawe ya mpesa uzanye telefone yawe aho urukundo ruzasambuka mu kanya gato vyihuse cyane neva bro aho ngaho ntabwo ugiye nabyemera none si ubwo wambwira gute ngo ngiye ntabwo ari byo ugomba kugushopingira niwe ugomba kunshopingira ugomba kuvuga uti udemu wanjye gutya na gutya none niba ngukunda sex nibazima nguhe uzi ko ari umuntu aguhagana guhana nabi kandi yaguhaga iwacu umuntu ndovaga kwima kweretse akaguha muga akaguhana nabi ari ya yindi yani basi tu yani sina namuna yagufanya ko namaze kumushaka kwako cyangwa umushiri wanje reka ndamuhe gusa mukabona yuko atamudu arimwo ubundi biva kugira ngo umutipe ukawusanga wamuhaye gusa nyene gusa mugabo ntabwo umwiyumvamo ntabwo uri muri mudu niki kibatera yes niho hari yera kubiye ngo aho ntabwo ubimwizera ntabwo mwizera yes kutamwizera nuko none niba umujama kubwira uti ngewe nshaka sex
arayishaka ariko urumva ntabwo ashaka ko umenya ibyangombwa bye byose. Ese ibyangombwa n'amafaranga? Yes, akwereka account yiwe bro. Ubu ibyangombwa by'umusore ubundi kugira ngo iki nk'iki naguhanura kugira ngo wemeye ko umusore awukunda. Uzi ko umusore mushaka gukundana nk'atuye ngaho muji mukanabana mu rugo ariko abi wabo batazi yuko agufise wewe. Ubundi umusore hari ibintu by'ingenzi ukwiye kumubwira akagutwara iwabo akakumenya akakwerekana kwa basaza we kwa bashikiwe ku bahungu bavukana ndetse umuryango wiwe bakakumenya kubwira ko hagira ikibazo ngaha mu muji turi ufise iyo waje. Uzi yuko mbere yakwetse ivyo bintu akagutwaza inda ugatwika akaguta ngaha muno muji ntanze umurubaka mubaye mu nzu gukodisha gupanga ubundi wowe arakubuza muzabushobora wenyene kuko rya bintu byose azavyimukana yega password n'ibintu bihinduka. Nibyo nyine nakubwiraga urabona none se reka nakubwire ikintu uri kukubwira ikintu cya mbere niba yarakubwiye iwabo akakubwira account ukawuzi bank abikisha hangaye. Yes, birashoboka ko washobora gushyiraho n'izina ryawe kukubwira iwabo atagutwara ivyo biratandukanye iwabo wamagiyeyo sirazima kwikigiye dusigaye dukoresha internet ahubwo nabwo wikunda kwikigiye dusigaye dukoresha internet wikunda umva kubwira nubona umutipe atagutwara iwabo adashaka kukwerekana ntugavanye ibyo gupostinga ngo nabo postinga ngo ntihagukunda ibintu byo gupostinga ntacyo bigitwaye ubundi aje gupostinga avuga ngo this one is my sister wabyumva ibintu nk'ibyo gupostinga ntacyo bitwaye aho kugushikana iwabo kwa se na nyina akakwereka ati uyu niwo mukazana wanyu. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cya mbere gusumbana y'amafaranga ko bavuga wabyumva icyo ni ikintu cy'ingenzi cya mbere. Igisigaye nacyo nuko nubwo yaje hanze umenya yuko mu ijoro atahuka iwawe mu rugo iwawe. Okay bro reka nkubwire kwiki gihe ababyeyi b'iki gihe nabo baragoye urashobora kunjyanayo bakanyanga ivyo byakera bro nagaruka kubango ni byakera byakera uvy'ubundi byo reka mbikubwire neza uburyo bihari ibyo bintu mushiki wacu reka mbuganire nanjye ibyo bintu mushiki wacu ari kuvuga nezi nanjye ku ruhande rw'iwe nshobora kubijyaho bitewe n'iki ariko abakobwa muri iki gihe barababajwe mu rukundo nkunganira umubajije ashobora kubwira ibintu byinshi yagiye ahura ese twe tubabazwa reka mbanze nk'umurongo urumva kandi nabwo n'abakobwa b'iki gihe nabo ubwabo barahindutse ariko bro ntekereza ko umukobwa ashobora kuvuga ngo agiye gusura kwa sebukwe imyenda y'iki gihe murayizi ukabona ashyizemo ya myenda ubwawe utakambara no mu nzu awukozeho agiye gusura kwa sebukwe none nugeraho bakakwanga icyaha uzagishinjana none si iwabo n'umusore ko nabo bagomba kureba umuntu yabazaniye bakamwitegereza bakamushakamo bya bindi bashaka ariko ntaguciye mu ijambo nawe wa musore mwumvikana mugore n'umukobwa hari urukundo byose n'umwumvikano bihari iyo mugiye gusura abavyeyi banyu mu cyawe cyangwa ugiye kumwerekana iwanyu ya myenda yambara mu muji umva ngaho muji nta kuntu mupangira ukuntu yambara ariko ya myenda uje gusura abavyeyi ibiteguye ukwiye kumenya iwanyu ukuntu abavyeyi babo bambara ba mama bavyumva ukamwigisha ati umva nitwashika mu rugo kugira ngo ntunkoze isoni ambara igitenge nimba bakenye igitenge nawe bro nawe nugagabye si ukugwa abasista bikigiye urashobora kunyambika igitenge utaraza si kwa rukundo ariko ubikora ku bwanje ntabwo ubikora ku bwawe ubikora ku bwanje kugira ngo unyubahishe mu bavyeyi bro nawe urabyumva urashobora kuvuga uti wenda wangize umugore ariko nturangira umugore ntubiteme igitenge ribaye amani nawe utekereza twagiye mu rugo ku bavyeyi batuvyara ubundi nabawe nabanje twagiye kugira ngo unyubahishe cyacubahira umpa ntunkoze isoni hari iwacu reka se abavyeyi banje bonyene n'abaturage bajye baturage batwanye hafi y'abavyeyi bacu bagasiga bavuga amagambo ngo wa musore wantuze ngo yazanye indaya ngo yashatse indaya bivuze ngo uzagusebesha mu mugi mu mugi cyo twaye zagusebesha mu mugi si kusevye mu mugi ibintu bisanzwe ndabeshe mu mugi ibintu bisanzwe nkundira byose kuvuga ngo umune yambaye isa umune yambaye umukobwa ariko arantahura ariko nkuko bizi dore urukundo rw'iki gihe imyumvire y'abantu mu cyaro umva reka nge nguhamya bw'ibintu mbona hirya no hino kw'iki gihe ibintu byarahindutse ubu umukobwa n'umusore basigaye bibera mu mujyi
bavuga ngo bagiye gusura abasaza kwa nyirabukwe kwa sebukwe bo ubwabo bakabanza bakicara bagasepira bakavuga ngo ko tugiye gusura abasaza turabashyigikiye ariko uzi ko ubu umukobwa n'umusore bashobora kwicara kera umuntu yajyaga gusura ababyeyi akavuga ngo nzagurira mabukwe nzamugurira igitenge mugurire umushanana mugurire umwitero sinzi n'ibyo mvugo muyumva ndabyumva neza ubu ntabwo ubu basigaye bicara bakumvikana ngo tuzagure rikeri akaba ariyo bafunga bagashyira sebukwe na nyirabukwe kuko bazi ngo bamucupa none iby'urukundo ubu urukundo rwari ruri mu miryango abantu bareberaga mu muco byarahindutse ubu urukundo rusigaye rw'abantu aba babiri rimwe na rimwe ugasanga n'ibitekerezo by'umusore byahindutse iby'umukobwa arakubwira ngo ngende ashaka kugenda nambaye nubimubuza ntitujyayo ntabwo turi bugende nawe ukareba ati aho kugira ngo mbure umugore agenda bwambaye agende yambaye ubusa n'umucagihe umugabo aganzwa n'umugore ubwo n'igihe umugabo aganzwa n'umugore nabi w'abavyeyi baho ntacyo bashaka umuhanura ngo umutipe yumve abasa n'uwariye umuti niwe batawuriye abasa n'uwariye umuti ariko abaganzwa n'umugore ariko nawe wa musore cyangwa umugabo witahura nta kuntu umugore yo gupanga bro igihe cyose wacu bita umutware umutware watwara urugo n'utwara urugo ariko buriya umugore bavuga ko ubundi nakagani yarabivuze yavuze yuko buriya intare ya mbere ijya guhigira urugo n'umugore yes umugabo ndabizi ko barakubesha ati umugore niko bimeze kubera ko buriya reka nkubwire none se kuki bavuze yuko nukubera iki bafashe umugore urumva ndabyumva ati umugore wahahira urugo akabavu k'umugabo wenda niko wenda tuvuga ngo ni umugore wenda gutyo ariko buriya uvuze ute subiramo twumve ati umugore niwagira niwe ashakira gushakira umuryango niwe kuki umugabo yakicara mu rugo kaja mushakira kubera iki bamwise umunarugo ubundi umugore ashaka yakwica akanagukiza bro abagore n'ukuntu mwebwe n'ukuntu mufite navuga ati mufite imitima mibi kandi mufite n'imitima myiza burya uzi ko umukobwa mwarara n'ubusa afite amafaranga yiwe bwa ntayaguhe muje kuyahahisha ubundi ariko ngo nta mugore ugira amafaranga nawe nuko yaba afite akazi yakora ariko amafaranga uzi ko twagana n'umukobwa umwe arambwira ngo ngiye mu rugo ngiye mfite nk'ibihumbi 50 ngo jewe umukobwa ngo umugabo akajya afite nk'ibihumbi 200 ngo ubwo tubara ngo mu rugo ngo hariho ngo ibihumbi 200 ngo 50 ntavyo tubara ariko bagacambwira ngo umugore ngo ni wahahira ubu yambwiye ngo mu rugo tubara ibihumbi 200 by'umugabo ngiye ibihumbi 50 by'umugore ngo ubwo ntabwo bibabwo amafaranga nayo mugabo ariko ikambwira ngo umugore we hahira urugo urugo nshatse kuvuga ntago ari ukuvuga ngo wenda ngo windi umugabo nyine muri make umugabo niwe ugomba guhahira urugo akazana amafaranga n'ubwo byaje gute nawe urabyumva hamwe na hamwe buri hanini abagore dufasha abagabo cyane ariko ndagusigure ngaho ugize ahubwo imfumbwira ngo mu rugo utuma urugo rubandanya n'umugore ivyo nabikwemera ariko ntiwabisigura nk'uko urareba bro haya mu rugo twebwe abagabo Imana duhe umutima ukomeye umukobwa ashobora kubona umusore akamukunda ariko ntashaka kumubwira ngo nagukunze ariko twebwe intambwe dutera ni ukubona umukobwa ukamukunda kandi ukanamwegera ukamubwira ati ndagukunda wowe wa mukobwa imaze kugira iyo chance umuhungu avuga ati ndagukunda ukanamwemerera akagushikana mu rugo ibisiga akazi naki wawe ivyo ndavyemera kuko watuma urugo rusambuka canke rukabandanya bro ibyo byari bya kera ku iki gihe umukunze mubwire bro reka kugumiza uvuga ngo umudemu w'iki gihe asigaye avuga uti njyewe mukunze kataho ndabona uracyari umunyacyaro nyine wejya mu mujyi urebe ukuntu abana bacangamutse barambwira ko bankunda gusa igihe hari muri sosiyete ikintu namaze kubona abantu bubatse twamaze kwishyiramo ko urugo rugomba kubaho ari uko umudamu cyangwa se umukobwa yishimira icyo ni itegeko ryagenwe ubwo ibyishimo bifasha ngo mukidetingana n'umutipe umukobwa n'umuhungu badetinga biba bisaba ngo wowe umusore wigwa mw'ibyawe byose ariko umukobwa agire gute yishimye kuko nuvuga kabiri ukavuga gatatu ukavuga ngo amafaranga sinshobora kuyakoraho ngo nawe zana yawe umukobwa agasirika gato yakarakara birahinduka yes nagubeshya ariko bro buri kintu cyose ubiha agaciro bivuye naho gisanzwe uzi yuko ushaka kubona umukobwa mwiza mugakora mu kabare ukamutereta
ubwo umukobwa akora mu kabare imico yiwe itandukanye na wa mukobwa ari mu rugo rw'abavyeyi bo yiwe imico yatandukanye na wa mukobwa umusane mu iduka yiwe cyo mu kazi kiwikorera imico yiwe ntabwo yasa na wa mwana aba kwa se na nyina cyangwa se na wa mukobwa akora mu kabare abyumva ubwo umukobwa wowe wamutipa maze ko umukobwa ibuka ijambo rya mbere wobwiye kimutereta mu gihe ushaka urukundo rwanyu rubandanye abakobwa n'abantu batibagira bro ujye utwega abahungu twibagira mukako batibagirwa umukobwa ijambo wabwiye ntiriva mu mutwe wewe uramo wibuka rya jambo wamwemerera ubwa mbere ntwigere urikora ibijya bitajyanye na jambo wabwiye niba wamusanze mu kabari ukamera gufite amafaranga we mwereke y'amafaranga none se bro kuri bamusanze mu bavyeyi biwe ukabwira ko umukunda abakobwa bishakira urukundo badashaka gukomerezwa kandi abakobwa badafite urukundo n'abana bakobwa babatinde abakobwa bakene bafite inzara nta n'urukundo bafise ase bro kuri kugira ngo ubuhamya mu kabari n'umukobwa ukora muri butike n'umukobwa wabo wowe basi waduhiye nama ndeka ngaruka inyuma urabona vyende umukobwa akavuga ngo password yi telefone mutipe iyo mico ifise abakobwa bafise inzara bavukana mu batinde abo bakene bro uwo hari abakobwa bavuka mu ngagara mu bakire uwo mukobwa ntakeneye ibintu by'amafaranga password yi telefone ngayikoreko akeneye urukundo rwa vrai avyumva rwa serie umukomeretsa umutima wowe ico yifuza umusore yamukunda avyumva ibintu by'amafaranga abafise inzara nta nzara afise n'abashonje ari igihari kubera ko ubu bahungu nabo urukundo rwabo rusigaye rwarayoberanye umuhungu agira gutya agakunda abakobwa 3 cyangwa 4 akaba azi ngo uyu ni wo kuza mu rugo tukenjoyinga tukishima akamba sexe agataha undi agomba kumenya ibyanjye niwe uzamenya konti niwe uzamenya password mpesa niwe uzamenya bro ntabucire mu ijambo niwe rero kubwira umukobwa wo mu kabari ntiwamuganya na mukobwa ukuye mu bavyeyi biwe umukobwa wo mu kabari ubundi nta bintu by'amatungo yawe mubwira umukobwa wo mu kabari no kujyana ikirori gusohokana kujya mu bare buzimvye swimming pool koga ariko umugore ushaka wife material ntiwamutwara ibintu by'ivyo mu swimming pool cyane mu bubari uwo ni umugore mu rugo akwiye kukurindira amatungo yawe mumaze kuvyarana mukagirana ni famille ndetse arakwiye kumenya password zawe mugabo umukobwa mu kabari wakwiye mu kabari nta kintu kimwe ko kuvuga ngo umukobwa ageze mu kabari atazabona umugabo twakabahunze azabona umusinzi nyine mugenzi ubundi neva bro bariho babona n'abagabo babandi beza basomye ariko kubera icyo uri kuvuga ngo umukobwa wo mu kabari ahubwo hari n'igihe ushobora gutora umukobwa iwabo na wa undi wacanga mu turi mu kazi ukora mu kabari ugasanga wundi uri mu kabari nawe wubatse gusumbya uri kubera ko uri wabacikiza iriko biya birangiye umva nkanje ikimayindi nta mukobwa mu kabari nashira mu rugo ngo ni wife material icyo bikoze cyo namudating ariko ntabwo namushaka ndamushire mu mago icyo ntibyanabaho nije nzi mpamvu namushaka mu mago ahubwo buri ugiye kureba neza usanga wundi uri mu kabari ari bucanga ni nkaba bati bavango je ngo nashaka indahirahinduka shatse kuvuga yuko umukobwa wese ukora mu kabari ari indaya ni ni nka mufano w'indaya ubundi nabwo mvuze indaya kumbabarire ariko ni nk'indaya nyene bro ntabwo bari indaya ngo nibyo uvuze ni nk'indaya yewe ntekereza ko ushatse umukobwa ukuye mu kabari banza urebe ikintu gisigaye gituma abakobwa bajya mu kabari kw'iki gihe utuzi twarabuze cyo bita job hari ikintu cya jobless hariho ibura ry'akazi umukobwa yabura uko agira akavuga ngo reka nerekere mu kabari niho akazi gasigaye reka mfe kujyayo n'ugupfa muri make reka ngiyo bene rero abantu bashaka abagore bo barakubwira ati ahubwo uramutse kudetinga umukobwa ukuye mu kabari arubaka ati niwe wubaka bitewe n'uko ubuzima bwarabuzi azi impamvu yagiye mu kabari kubera ko yari yabuze ahava n'ahajya akavuga ati ntawe yandi mahitamo reka nerekeze iyo mu kabari aravuga ati none mbonye umugabo akantereta nkagira amahirwe akanjyana mu rugo sinshobora kumuca inyuma sinshobora guca hirya no hino bitewe n'uko ibintu naboneye mu kabari ndabizi neza ariko ku ruhande rumwe abandi bakakubwira ati oya buriya umugore wakamukuye mu rusengero ntiwibeshe rero umushengero niwo wakura umugore urabona uyu mukobwa agenda mu rushengero aba yarakoze mu bubare
aba yari ikirori ngaha hanze ivyo si biba vyamurambiye abagiye kwihisha mu rusengero abagiye kwihisha kwani ni kwihisha umugore twamukora umukobwa nubwo urana ndakubwire urukundo ntirucagura kabira ntirucagura ubwoko cyangwa umunyarwanda cyangwa murundi kazi gusa ushaka urukundo umukobwa yakurundira amatungo yo mu rugo witonde bro ntiwihute shaka umukobwa umubone yuko yarezwe n'abavyeyi bose babiri nivyibura niyagisida yashitse umuvyeyi wagapfa ivyo ni ibintu nawe uzabubona ariko uboneka umukobwa yakuri mu bavyeyi cyangwa yakonye umuvyeyi wiwe na cyane ibere nk'abavyeyi hari ari babiri umukobwa akaba yuba kumwe n'agiye urukundo rwahase wiwe nashika mu rugi wawe nawe nibwo azakuba ariko umukuye mu kabari kwanza umukobwa yamenyeye kwirihira inzu umukobwa ntabwo wamushaka bro kwiki gihe ubuzima ukuntu bumeze busaba gucangamuka umukobwa w'iki gihe bisaba ngo ntago umuhungu azazanga gukwe ngagutwara urimo yibobo nta kintu ufite ese bro uzantwara nta n'icumi mfite se uzambwira ngo zana ibirongoranwa nzabikura ku hande se kababyeyi b'iki gihe nabo bakubwira ngo maze kukubyara mugejeje ku isi nawe imenye nzicara iwacu se uzunkore n'ingutiya nza n'ingutiya gusa se n'iki gihe ntago yes umukobwa ugejeje imyaka y'ubukure imenye cangamuka uko iki gihe mubyara uyu mukobwa cangamuka uko bimeze bro none se uzonga muri Kenya umukobwa yahejeje form 4 nibwo yafite imyaka 18 abavyeyi bavuga ati wegenda wipangisha inzu iwawe none ushatse kuvuga yuko nene abakobwa twipangishiriza inzu tutazi barekura abavyeyi ariko nkaje ku ruhande rw'uwanje ndikumva ku ruhande rw'uwanje nta mukobwa yipangishije ibyo nashaka nshire mu ushatse kuvuga yuko umwana wawe naramuka avutse uzamwicaza mu rugo ukamurera pakarongo umwana w'umukobwa byaseye umwana w'umukobwa mwiza n'uwakora n'abavyeyi ubwo umukobwa yaje kwipangishije inzu wiwe zigamo ingeso nyinshi uramutse uri se ukabona nta kintu ufite kandi wajya ureba abakobwa bo kwa runaka bo kwa Musoni kwa Jackson bafite imodoka bagendamo niho umubyeyi ahera abwira umukobwa ati nawe cangamuka bariya mwavukiye rumwe bagenda muri Karina bafite Rava bafite Benz wowe muri iki umva umuvyeyi yabamuri kwagenda kuri buraya erega umukobwa yese no kwibana umukobwa wese agiye kurondera ntagaruka bagiye gukora uburaya bro kwiki gihe bisaba ngo cangamuka mu gusa benda kubaze hari ukuntu byatandukanye biri inzira zibiri hari ukuntu umukobwa ashobora kugenda kwibana bive n'ukuntu angaje akazi kamangaje kagenda nk'ahandi hantu kabona nka tasifa ashobora kwibana yagiye kwibana mu nzira izahe hari umukobwa ko bugaraje bwiwe agaraje abavyeyi biwe yahisemo kugenda kwibana iyo yagize chance mbi ugahura n'umukobwa bro uzorira mugo rukundo ariko reka tubwizanye ukuri kubo bakobwa bari muri iki gihugu hano turi muri Kenya baturutse mu gihugu mu Burundi umukobwa akavayo aje guhiga ubuzima si Burundi gusa hari n'abaganda n'abanyarwanda uduhe tuzi twangaze mu Burundi ngaze gukora muri Kenya kakubwira ati ndagenda nzikodeshereze cyangwa nzakodeshe imwe na rimwe n'ababyeyi be bakamusapotinga bakamuha amafaranga nkubaze bro mu bakobwa barundi kazi y'abanyarwanda kazi bari ngaha nibanga hari abakobwa atabana basize mu gihugu bajya n'ubuzima bwabo bwabacumise bahangayitse bajino ahari uvuga ngo hari umukobwa avuye mu bafite ingajino nibako gucumita bisobanuye iki bro hano barundi barabambere yarango mwabidukora mujye mubidukora mugashyiramo akantu kadanje ni ugucumita buri iwacu mu kinyarwanda cy'iwacu gucumita ni ikindi kintu bro ngaho nawe bisobanura ubuzima buba bwamukubise wabisobanukiwe ntabwo n'ikindi uje muri birebire ubuzima bwamukubise ni kuvuga yuko abakobwa barundi kazi cy'abanyarwanda bazino benshi basize abana mu rugo kandi abo bana bazize mu rugo ibatufite aho ndibinyendaro babana bavyaye mu gahinga hano ngo bavanga bavyaye ngo bari kumwe n'abagabo ni kuvuga yuko rero bagiye ntibagikontororwa n'abavyeyi babo bajya baza ku gatwe kabo bro abahungu b'iki gihe namwe muragoye none kuki utibaza ngo umukobwa aragukunda aragukunda kwimariyemo ageze ahaguha sexy ese sexy niyo kandi urukundo arangije amaze kuguha sexy umuhaye ukimuhinda usumwana nk'itakataka bro none se ubwo abahungu b'iki gihe mwumva bumeze ute ntabwo mwarenganya abakobwa b'iki gihe umukobwa yarataye umwana mu rugo akaza guhiga ahubwo ni umukobwa wa danje afite icyerekezo
yes kubera ko aba yarashoboye agatera iyo ntambwe none niba yaramuteye inda akayimutererana n'ababyeyi b'iki gihe urabazi bro aramara kukubyara akakubwira uti higire yabona uzanye inda agahita akubwira uti higa yuko ese iyo nda jana jo nk'ubu nta mwana afise ariko n'ibyashika nkaronka umwana nkagira umudemu tukundanye agatwara inda turi mu rukundo jewe nzashiramo ibiceri kugira umenye neza yuko inda canke umwana n'ikunda yari uwanje bro kugira ngo gute uzashiramo ibiceri umwana yaravunze n'uko akiri mu nda nashaka ibiceri kugira amenye ko ari uwanje bro ubu hari technology ni kuvuga yuko umukobwa afise inda nzamutwara mu bitaro bapime mbone yuko inda ari iwanje byasere bigoye gute bigoye gute kugira ngo uzi ko umukobwa ndaryamana nk'umutama akakuzanira iyo technology uvuga ngo umwana ari mu nda yo nkiriho irahari ahubwo hari technology yo gupima icyo bita DNA ariko umwana yavutse kandi nawe urashaka kutubwira se muzakundana n'umukobwa mudakora sex dukora sex ariko uburyo umutipe ya panse yavuye mu mutipe ya manse ntihazavemo indira vamo ariko bro ntabwo bufise icemezo 100% yuko inda ari iwawe ubwo rero kandi ibintu umukobwa ukorera wowe nyine ushaka washafata umukobwa ikintu ndesha hati rero abantu benshi kubera kwa kwizera rega umukobwa ushaka kumuronda nko mwijoro telefone akayizimya bwaca mu gitondo akungiye message kugira ngo nari bizi kunuku hamwe na hamwe abakobwa bose bikundiye abazehe abatama ari gushaka zanga ku musaza ugaca mu gitondo akazi wawe ugasanga wowe mwaryamanye nawe n'umutama mwaryamanye nawe ejo ariko sanga ndanga bari wawe n'ibyo mutama ugasanga ari natwe n'abasore b'udusketora n'abatari wacu bro ushatse kuvuga ko ba mama wacu batubyaye ba papa wacu batagomba kwizera ba mama wacu neva ngo ushize mu rukundo rwa kera n'ugubira nubwo bigasa n'ukubera ko n'abasaza bikigiye n'abacecuru bikigiye batagifite umuco wa kera none se twafatira ku rugero ruhe mu gihe abasaza bikigiye basigaye batereta inkumi wanamwe nimwe twese nta mico dufise bo tuvuga twese ta mico dufise abasaza n'ubwo neva abahungu muraboga hamwe na hamwe namwe murarengera bro umukobwa w'ikigiye buri abakobwa rimwe na rimwe twaranagowe kubera ko umuhungu none se niba umuhungu mukora sex mukaryamana mwamara kuryamana ntago umuhungu bizagaragara ko mwaryamanye ndetse yabivuze ariko umukobwa naramukazanye inda bizagaragara ko yaryamanye n'umuhungu bizagaragara ariko umuhungu atabivuze bro ntago babimenye rero aho ngaho muri make ariko nawe reka mubaza akabazo gato adusubize urugero hari umugani baca mu Kinyarwanda bakavuga ngo buriya ngo umwana amenywa na nyina. Asante sana. Iyo uryamanye n'abantu babiri ku munsi umwe, none ni kuwa gatanu waraye muri sherehe ukubitanye n'umugabo muraryamanye, umusaza n'urugero kuba ari umusaza ntibivuze ko adatera inda. Saa 2 ukabuteze moto ugiye kuri wa mutipe ukunda, nkuko wabitubwiye ubwashize ari gishobora gukunda umusaza kubera ko afite ikofi, afite amafaranga, gutunga neza, kurishaho, genda mu ndege. Abakobwa batangiye kugenda mu ndege bakiri abana, asanga ni umuviziteri, afite imyaka 17, ibihugu byose arabizi kubera ko akundana n'abantu bafite ikofi, bafite amafaranga, babasaza bakuze bayashatse igihe kinini. Saa 2 ugatega ugahita ujya kwisorera ka gatipe gakora urukundo neza, murabanye uragakunda ni sawa, ariko ku kijyanye n'amafaranga yahehokanye ntacyo afite, babiri ntimuryamanye. Kuko nyirizina tubwiza ukuri, birashoboka ko ushobora kumenya mw'abo bantu babiri mw'iryo joro havuyemo inda, ni mu masaha 28. Uzamenya gute umuntu agutera inda? Umwana yavuka ukavuga ati aha, umusaza sinshobora kumushyiraho inda kubera yuko ni umusaza, wenda afite amafaranga ariko nta afite imyaka mikeya, afite n'abakobwa ahubwo bangana nawe, ntazanarira umwana, ashobora no kwipira. Reka nijye kuri ya mutipe, none ubuzima burahindutse, umusaza mukatire njye kwa wa mutipe, ugiye kwa mutipe umubwiye ko yaguteye inda, kuko wa mutipe nahakana inda, wowe ubundi nyiri umukobwa uzi neza umuntu waguteye inda. Yes, ngomba kuvuga neza umuntu wanteye inda, ariko hagati yaho ngaho kubera ko amasaha angana uracagura, kuko ntago ushobora ncagura nshingiye kuko wenda nshobora kubona se umuntu tuzabana se azanungira umwana kure, kubera ko ntago nshobora kujya kuri wa musaza neva. None se najya kuri wa musaza afite umugore mu nzu we n'ubundi, ahubwo ibyiza naza nkabwira wa musore ko ari we wanteye inda,
kubera ko nawe arabizi ntabwo yashyiraga hasi hano yashyiraga hasi arabizi ko yashyiraga indani azayihakana se wapi ntabwo azayihakana rero ngomba guhita nza nkabwira wa musore ati niwe wanteye inda ahubwo wa musaza nkajya mpindukira nawe akajya mverisamo utufaranga dukeya umusaza we yarashyize hasi we bro umusaza nawe ntabwo aba yarashyize hafi ariko nanone ureba ku mujama nyine ubona ko nyine yazagutungira abana bro uzi yuko abakobwa bavyara inda z'ibinyendaro niko mutundi tubivuga inda z'ibinyendaro zo ku busozi zo busozi uzi yuko ari abakobwa bavuka mu bakene mu bantu batishoboye nta mwana wo mu gikire usanga vyarira iwabo biraba ariko ni gake ni nayo mpamvu ubona ububeshi abakobwa bafise imyaka badafite imyaka 30 ari ubitaho ni basingomaza kandi kiya kwa tumenyereye yuko umuntu twasingomaza aba ari umuntu afite imyaka myinshi umugabo yarapfuye jigiye naharuka nkiri umwana w'imyaka 12 13 nabona singomaza ari umuntu umuma makuze ariko ushaka usanga umukobwa w'imyaka 22 20 ngo ni singomaza yavyafite imyaka 17 18 ahubwo asanga itasingomaza ese ni icubahiro cyane kwikura k'icubahiro gasa mwana muto yitwa ngo singomaza kandi byose biterwa n'inzara ivyo niko nakubwira abakobwa bavuka mu bakene bafite inzara nabo babwira ngo bashaka kumenya pasi kuvuga ngo rukubukira mu bakene nibyo navugaga ubugomba gigomba kujya guhiga amafaranga atari kuvuga ngo ni umudemu ngagomba kwicara mu rugo ngakazarongorwa ngakiri isugi bro ntabwo ari ibyo tw'iki gihe ntabwo barebera ngo ubusugi byaranavuyeho naho urabizi nta muhungu kibitinda nk'uko nawe ababizi abo yakuye ubusugi ko uzamurongora mu nyuma azashaka umugore kandi akihangana ese iyo nda wayitwaye ngo ubusugi ndavyumva kuba wajyama n'umusore ntacyo yumva mu kwa sex nyine ko mukundana ese iyo nda wayitwaye uvyishimiye canke wayitwaye kubera wabesheshejwe utwaducipusi two ku muhanda bro nagari uducipusi niko tubabesha ubu uducipusi twabesha uducipusi twa 50 ku muhanda batubagura bagenda bakajyana namwe mugatwaye erega twega abana ahubwo ubunda bariri nyine abo ngabo abana bavuka abavyeyi babo kabiteguye bariko barayinjoyinga nyene bari mu bwene bwabo bagashikira batwaye amada kubera nyene bibere mu kirori cyabo abo bantu bavuga batwarira ndavuga ku duchips niba abandi badashaka kujya guhiga amafaranga ntabwo urimo wewe niba abandi ushaka gushyira mu cyaro ngakazabaho ngo nk'umudemu ngo uba mu nzu no kugira ngo azarongorwe ngakira umwana wiyubashye kwiyubaha kw'ikigihe ni amafaranga banzu yishuye nk'uranyishuye wenda atari yakwishura hari mu kinyarwanda baravuga ngo icyo umutima ushatse amata aguranwa itabi yewe iyo uri kumbwira ngo umukobwa watwariye uduchips none yitwe n'inzara nimba kukasha niyanza nyine akubwira niyanza abafise arayimarwa n'iki barashonje uriya twa duchips nyine barashonje sasa n'umufatiranye na yanzara nyine ajyamo ko byagenda kose ahubwo tureke ibyo impamvu umukobwa ashobora kutwarinda ku duchips ni kwa kundi uri kuvuga ngo ushaka umudemu wo mu rugo ngo ushaka umudemu wo mu kabari ngo ushaka umudemu ucuruza ahubwo undi wacangamutse akajya kubihiga ntabwo uzamubesheje uduchips yes none bamubesheje nta mukobwa yacanga bataravyara abakobwa bose ubura bucanga mukabukora akazi buri serious bwose bufise abana never hari bwace mu buzima bwose bwo kubeshwa chips niyo mpamvu na buri serious bwarahangayitse niyo mpamvu n'ubu hageze igihe buba serious bro nta na mudu ufise bw'urukundo nibo mwakundana nako mukagenda mu gitanda mugiye gukora sex urakabona ko kahangayitse nta feeling isi y'abagabo gafise kararushe kamaduca muri vyinshi ushatse kuvuga ko kubera ko nta feeling isi yenuze y'urukundo ahubwo impamvu umudema ashobora gutwarira inda kuri chips ni kwa kundi ndi wacu nta n'icumi mu rugo bari ariko biranasekeje urumva mu gihe iwacu bari bumwe imyumbati n'ibishyimbo ya chips ntabwo ndi wibonera amafaranga none ninsohoka ukampa ya chips nzabuzwa n'iki ako siwe rich mind ku ruhande rwawe ubona umukobwa ubundi kugira ngo abeho arya chips nimba wemereye ko umukobwa adashobora kujya mu gasozi ngo yihigire abone bya bicira ajye yigurira za chips mu rugo naho yakomotse cyangwa haturuka ahavuka za chips nabo ntibazizi ibintu bati n'ibishyimbo kubera kaje kumenya chips na nyina wiwe atazo yarazi ko yubatse nyina w'urugo rugakomera atazazi we kubera kaza n'umutima wo gukunda chips niyakwihangana uko nyina we yihanganye
kwiki gihe kugira ngo umukobwa se beza uko byagenda kose bijyana nuko yari nyina ntiyarose se karadasa neza kera bro kera baraguteruriraga bakakuzanira utazi ngo bazanye umugeni ufite ugapfa kwakira ariko kuri iki gihe umudema aricagurira umujama ibintu bya digital navyo rero byarone none umujama nawe akavuga uti umukobwa namushimye bitewe n'ikintu namushimiye ibya kera rero ntabwo wabifata ngo ubyerekeranye n'ibyo ahubwo njye mbona abakera barahendwaga urashobora kunterura ukanjyana ku kicama ntazi mani ahubwo je yagiye ifatira mvuka kera ubu navutse ubu ndicuza impamvu navutse kuri generation yacu wicuza iki nije gituma wicuza hari ibintu biko birame no misi nicuza nega ntabwo je nkubona hino imyaka mvise vyibure mbana za nashatse umugore ariko nshake nde ntabwo gushaka bahari ariko Jafeti mu biganiro byose dukorana bigaragara ko wahuye n'ubuzima butoroshye jewe maze guhura n'ubuzima bwinshi kandi butoroshye nibura duha ubuhamya nibura bumwe wahuriyemo n'umukobwa bukagustressa buryo kiba cyane mu mutima wawe wumva ko abakobwa barahemuka ubwo buzima wahuye nabwo n'ubuhe bwagushangiye ushobora gutuma ureba umukobwa wese ukabona ko uko byagenda kose nimbaje akeneye uduchips twawe arashaka kugereka wahuye n'ubuhe buzima muri strange bwatumye ugera ku rwo rwego bro je numva ndakubwira ibintu nk'ibyo ndayifisemo experience ariko kuba ndayifisemo experience uvuga ngo nuko vyambayeho urana hajya hano tuye mu baturage mubana nabo hari ikintu ushobora kuba ku muturage mubana kikaguhicirwa kitanakubaho ahubwo byaba vyize ikintu kuciga kitanakubaho ubuhamya bwo muturage byagenze bite umuturage ikintu cyamubayeho bro umukobwa yari umutipe burya guteta umukobwa afise umwana nawe atamwana ufite nuko bawishize mu muriro umva bro umutipe yakunze umukobwa afise umwana uzi ko umutipe yari afise uducago ibiceri byose erega umukobwa bugiye agiye wawe afise umwana kwanza icambeta akubwira ngo dushaka ubuzima kwanza ngo tuzovyara ngo tumaze kubona ibiceri sibyo ariko usanga ariko urabihomberamo umutipe yari yifashe pe yari afise akaduka kajya kudukweto n'utwenda hajya ariko uzi ko yahomvye kubera ibiceri byose byagenda kurera wa mwana wa mukobwa bro umukobwa aho ngo dushaka ibiceri ngo tuzavya ngo twitone dushaka ariko arakubeshaga wa mutipe yamubeshaga umukungu nta mwana afita umukobwa afite umwana udufaranga barungekira nyina uwo mukobwa mu cyaro ngo bari umwana araniga afise yari afite imyaka nk'8 yariga bona kino batangura bakiri bato yariga nko mu mwaka wa 4 ariko umutipe uzi ko ba umukobwa uwo mukobwa yari yashatse umukobwa vyahemutse asubiye hehe kuri wa mutipe bavyarana yego umutipe ugiye yavuye umukobwa yavuye kuwo mukobwa umwana wa mbere niyo bamufise ko ububasha bunini ahubwo je nesa Imana iturinde abagore abandi bantu wana abakobwa bavyaye n'abagore abandi bantu none ushatse kuvuga Imana iturinde abakobwa niyo uje umva ati kutwa umukobwa bavyaye cyangwa kutwa umukobwa atabakubavyeyi iwanje kwandikwa ntibizoba buryo mutipe umukuru ameze nk'uwacanganyikiwe mu kariti ntaca gifise akaduka karahonje ubasigaye nyene arya asaba kandi kare yari umwana se niwe yarizararangiza umwana bro bibaye jo bundi ngaho hirya wara araciga wibayiga nk'umwaka wa 5 bro ubigati umuhungu yahombe umwana ari kwiga umukobwa aripanze umukobwa yasubiranye na wa undi bavyana umwana erega umutipe yaje avuga ngo twarashwanye kandi bya bintu bito dusubirane kandi uwo mutipe nawe rero bavye umwana yaje ubuzima burenze bwo wa mutipe bana mutipe yaza yahomvye nabakobwa nabo babazi ku imitima yabo iroroshe abonye umuntu aje afite akamodoka telefone kameze neza yifunze neza nivuba bro hari ikintu kintu nanone buranje ndeba kuriya abahungu rimwe na rimwe nabo barabavuga urumva barabicarira abakobwa rimwe na rimwe impamvu mvuga ko abahungu rimwe na rimwe nanone abakobwa impamvu nanone kera baravugaga ati jewe nshaka wenda inkwano agashimwe wenda n'urugero reka tuvuge ku bintu byerekeranye n'inkwano n'ababyeyi umukobwa ukajya kumutora iwabo uvuga uti ngewe nzanye agashimwe k'ababyeyi agashimwe ka kera kari gasobanuye yuko umukobwa akiri isugi kubera ko bashimiye ko umukobwa bamureze neza none ku iki gihe umuhungu arajya gutanga inkwano bro no kuri pe none se ubwo ako nagashimwe nukumugura nakagaye ahubwo burangiye niko mba mbibona bro
wabona inkwano twagakwiye mbona abahungu nabo bibwa buriya umva inkwano ubungu bikwiye kuva inkwano yari ya kera rega inkwano ya kera yari ikwiye nubwo bagusaba igihumbi z'ifayo zitanga ese ubu watanga inka ziki uzirihira nde rega ubundi ijya nkwano nk'uko wabivuze bahita kwa banditse umukobwa ni agashimwe ese ubu wakashimira iki rero ukuntu bareraga umukobwa neza nuko wenda wasangaga umukobwa acyuzuye kuzura ni gute nsanze kuvuga nyine bro babyumva kandi nsanze kuvuga ko abakiri nyine bakiri muzima abagifunitse ababyeyi baba barareze neza rwose nawe tuvuga uti kabisa umwana n'uyu warezwe neza iko gashimye niyo mpamvu wakabahaga ubuje nta nkwano ariko ubu ushaka abahungu nabo baribwa nyine inkwano yavuye aho nyine kwari ugushimira umubyeyi ko yareze ariko utayitanga nta cyaha kirimo ariko ubundi ntabwo abantu bose batanga inkwano kubera muri Bible nta birimo iyo ugiye mu basilamu ni idini rya isilamu bo bakubwira yuko inkwano ni ikintu umusore n'umukobwa bicaye hahandi bakiyumvikanira umubyeyi adashobora no kugera kuko nibyo twatangiye tuvuga nimba unkunda urankunda ariko mama wawe twanatangiye gukundana atazi ko tuziranye mwe muragenda mukicara mu nzu nkaha cyangwa ahandi mukabiganiraho mukavuga ati mama dukwiye kumushimira dukoresheje Bible yakoze muri bayita korowani tuzagura korowani nshya tuyishyira ababyeyi n'iryo shimwe mwayumvikanaho gutyo akaba ariyo mujyana nta yindi negosiyasiyo yo kuvuga ngo ubu umubyeyi ubu basigaye bakora inama bakicara bakavuga ati umukobwa wacu ati twaranamwigishije yaramwize ati yize mu kigo cy'abafaransa ati cyangwa mu cyabongereza bishyuriye miliyoni urumva nta ibintu byerekeranye n'ubusugi by'uko barezwe neza byavuyeho ubu bamufashe guca inkwano aravuga ati oya iyi munsi turahagurukira muri izo ebyiri cyangwa eshatu ati bitari ibyo kuko natanze menshi ubu bya bindi twitaga ishimwe ntibikiri ishimwe babikoze nka business ubu ni business kandi hari ikindi kintu nacyo gisa gisambura urugo urabona igihe kandi namwe abakobwa mugiye kubwiza kuri umusore mu guhumura kundi nikagutereta umutima ashaka kubaza ati ese warafyaye ese urafise umusheri urafise umukundanye umukobwa ahubwira ngo nahise umusheri kera ariko ngo waciye umwaka utamusheri fise bavyumva ukahubwira se nta mwana wo ufise ko tumenyerera abakobwa bo bavya bakiri bato ngo nta mwana afite bavyumva kavati ndakuye ku mukobwa aciye umwaka utamusheri afise wewe navuga ati uburenge uko bisharuka vyose ni kokori cyo ni kirundi ni koko enda mutsindire kava je mushinkire gushya mu mago kuko nayo imyaka afise niyo gushaka ukamushaka ukatanga ibyo bisabwa yufite uburyo ugatanga niyo nkwano ukamushaka mu mago bro wazi bisabwa urugo cyambere ugiye kwinjira muri sex ukabona umukobwa ukwameze bro niyo mpamvu urugo rusambuka ugasanga umukobwa aho umukobwa asumbwa n'umumama avya inshuro zingahe nawe bro nawe ukabekeri asumbwa n'umukobwa n'umugore avya inshuro zingahe zitanu kandi bakubwira ngo amazu mwaka wose atamushira afise kandi ubwo nta mwana afite ukiyo ego mungu ari imagina kibaza se umukobwa ko yambwiye ataravyara inzira ko yabaye ndende kinzira yagutse what is the problem nigiki cyahabaye ubwiye ngo meruko iyo no kugera no sex umuhungu iva mu mutwe uzi ko umukobwa umuhungu yamaze kwimvamo nabi ni guhagarara ituhagarara ugatavuga ngo umuhungu bana nguvu za kiume ngo ntabwo akomeye byumva neza abakomeye nabyemera ariko se dutangira ni wenyine yatwigiriye ati ngewe nkundana n'umutipe akanyereka ibye akanyemerera nkamenya buri kimwe why not ntamuha sex none uzamuha sex muri isugi naje nibyo nibaza no se bro nawe nkubaza akantu kamwe ukundana n'abakobwa batanu jewe n'urugero nabandi mugapana jewe nawe byakunda bro igumiza kumbwira uko nkuko kandi nakakademu kara ibya nakara ibya jya gusaza bro bazi gutse byambaho nago wambeshye uzabeshya abandi buri bro none sereka nkubaze ufite abakobwa batanu bose ushaka kureba sexy zabo
guhonja honja yes kubera ntabwo uzamugurira ntabwo uzamushopingira ataragwa sex ntibishoboka none abo batanu nubarongora n'urugero uriya nawe agahita mutwara akamugira umugore agasanga kiri isogi none se wowe nuza nabo babigenje gutyo uzababara ntabwo gatayije ariko Ngiye umutipe arabikora gutya ariko avuge ngo mfite batanu nyine ariko hari umwe nzagira umugore hari n'igihe nawe ngo ubutekereza kuzagira umugore nawe agasanga hari uwatekereza ahubwo afite uwatekereza hari afite uwazatekereza akazamugira sex neza birambo yehe ariko uko namwunganira uzi ko umukobwa ashobora kujya iwawe akaguha sex nabi ariko akaba afite uwundi ashyitsiwe apfa gahwera akirekura akumva uri kumenga system ese bro nawe ugiye guhita ubishyira muri muzi neza utuhera ntudetinga hari igihe umukobwa azi iwawe ukaba ari kumenga yagiye wa mugabo umenga wamufosinze ni by force ukabona nyine kubwira bwiwe buri ahandi hantu muri kuganira Nairobi ubona ubwenge buri mu Mombasa buri ahandi hantu afise uyu mutipe atekereza ntabwo ari wewe babyumva ntabwo ari wewe nubwo yakatishije train yakatishije ya moshi iri bugende saa 8 agusiye saa 4 nta mubwenge bwawe hari impamvu yaje wawe ntabwo yaje wawe ngo wawukunda umaze kubona umukobwa yategeza ibintu nk'ibi ndi kuvuga ko abagiye wawe ko bazi yuko iwawe ashobora kuhakora igihumbi shaka kura 500 ubundi abaje gukora chapu bwa gakorera 500 kandi yine nibyo wabwira ku rukundo rw'iki gihe ari business bro none se wo kubera icyo utamushopingira utamubwiye ngo agwese ni nako umukobwa ahita avuga ati uyu mujama reka saa 2 ndajya kuri uyu mujama saa 3 ndajya kuri uriya ndibuhakuru dusenyi saa 2,000 atera kubera yuko nawe ntago wamushopingira ntago wamuhaye amafaranga ntago wayisex maze kumenya nkuko rero umukobwa tumushyira urumva ni nkaho wenda namwe ariko namwe urabyumva ariko ubundi neri sex ubundi ni igikorwa cyane n'umutipe wikeneye cyangwa n'abakobwa barayikenera ngiye icyo kintu njya nkibaza kubera icyo akenshi twumva umukobwa avuga ngo nahaye umutipe sex ni igikorwa abantu bakora ari babiri bose bakishima cyangwa wishima n'umutipe ni igikorwa bakora ari babiri ariko buriya umukobwa nayo aba akeneye umukobwa buriya hagati na hagati rimwe na rimwe ntabwo kenshi abikora ari yishimye ntabwo abikora wenda ubundi nyine ni hahandi usanga urumva avuga uti mfite uwo nishimiye urumva abikora ari nk'akazi bro kubera ko abatekereza se wa mwana nabyaye mu rugo w'ikinyendaro n'urugero ararya uti arabigenda none se naho ganashakaga none se nyine nibyo nkubwira nyine none se wa mwana uri mu rugo nta kintu bari kumufasha akeneye inkweto akeneye ipantaro yes ngazi nawe musheri wanjye sinakubwira ngo muha amafaranga y'umwana uri mu rugo ku buntu nibibaho bisaba ko wagura amaguru ngo wagura amaguru bro nanuka dutuye urumva bisaba nawe rero ni nkaha urumva ni nko kukugura muri make ngira nkugire urumva nawe ntabwo yakwigira none se ukubera icyo utavuga uti reka njye kugura indaya ya 200 ukemera ukazana wa mushi kandi zihari kubera iki ukemera ukazana wa wundi uri bukubite 2 kandi ari umusheri wa mukundana kandi wagaguza indaya ya 200 bikarangira nawe uko ya 3 yes wageranya byose ugasanga bagaze muri 5 bari kujya bari kwikosa ku muhanda nanjye nibyo ndikira kubera iki ya this yes ahubwo cyo nabwiye abasore ubu ibintu byo ngo dating urukundo atabiciri bafise bavyihorera bashaka ibiciri bihangane pe nibo mwabona birenze rega indana zo zifite imiryango itunze bafuma bagenda promoting indaya kubera indaya n'umusheri by'ubu mbona mana ntaho bitandukanye cyose ni nkaco kimwe niko nabivuga bro hari umuntu ukora uburaya atari uko abukorera ikindi kintu buraka ukora avuga uti se mwana nabyaye umugabo yarantaye amaze kunta ubu ngubu ntacyo kwifashisha mfite urumva atakabikora atari uko abikunze bro akabikora ku bw'ubuzima ibyo bitandukanye na sex ya sex twavuga ngo n'uburaya bro si ukuvuga ngo n'uburaya ahubwo si ukuvuga ngo n'uburaya ndarega icyo bita uburaya ni akazi n'ujya Nairobi
uburaya burakorwa imbona nkubone Yes. amazu uzahana indaya ziba zihagaze mu mahoteli hari amashambure ushaka indaya uragenda ukayigura mukazamuka mukajya ariko byo ntabwo ubeshya yirasi bro wayeho utarajya kugura basi n'indaya 200 mani nta n'umunsi nzabikora ntabwo birambaho nta n'umunsi nzabikora ntabwire uburyo nguri ubasa n'umusore w'indaje ndeba ko wavuze ngo ntabwo ushaka uwo mu kabari ngo ntushaka ukora butike ushaka uwo mu rugo uzacikizirika agahita yicungura agahita atwara aho ngaho wumva ubona asa n'utokundwa ntabwo abademu b'iki gihe bakunda isura ntibakunda ububogari bro basigaye bakunda ikofi ubundi umusore wese aho bigaragarira ko ari umugabo wa nyawe n'ikofi yes kw'iki gihe tugezemo kera aho bavuga ngo ikigaragaza ko ari umusore wa nyawe ni uko afite aho guhinga ni uko afite urutoki ngo ni uko afite inka ni uko afite inka ngo niwe musore ibintu nk'ibyo ariko kw'iki gihe umusore w'iki gihe agaragara ko ari umugabo wa nyawe ari uko afite ikofi ese isambu si ntabwo ari agasura keza isambu si ikofi isambu nyine nshatse kuvuga amatungo se nshatse kuvuga mu mico ya kera hagaragaraga isambu ariko kw'iki gihe hasigaye hagaragara bizinesi urumva ubwo rero ukuntu bimeze nawe urabyumva nyine ukuntu biba bihagaze ariko nawe ntabwo wabura nk'icyana wariye bro ntabwo wabinkora agera dating n'undi afise uwanje gusa mugabo ni umwana yubasha igihe n'icyaga nzamubereka ikibazo nuko ari gihe kw'iki gihe nawe afite undi ariko gusa nuko murashitsi wanje yirekura kinezeza uko yirekura hari igihe wasanga yirekura ubundi umukobwa ukunda wamubona bro ashitsi wawe yirekura akaba happiness yani ukabona katibana yirekura ariko umukobwa atakukunda imene nakubwiye azashiki wawe uzabona ko muri kumwe ariko mutari kumwe ukabona mu rugo muricanye nkuko cyane muri mu gitanda vyibura muko muraganira ariko ukabona yuko ibitekerezo vyiwe bira handi bro we naguraze menyero umukobwa ni no w'ikinyoma umukobwa w'ikinyoma fresh utanagukunda arashobora kuguha sex fresh kuburyo nawe wahita wumva ukavuga uti umukobwa n'undi ariko ni indaya ishaka gukora uvuga ngo ni indaya kuko ntabwo wagiye kuyigura kuko iyo uza kuba ari indaya wagiye kuri babandi ba 200 icyo nicyo twita indaya aracyari umukobwa aracyari umukobwa umukobwa mushaka datinga ari nimene ngenda kubwira ariko kamera ati ubu ntabwo namushira mu rugo no kuryana ikirori no kwatwika gusa ariko ntaho gushira mu mago ngaharimo kw'iki none se bro reka ngubaze azakuvuza mubwira ngo nawe wo kuhatwika wa wundi wo mu rugo uzasanga ibishoro byinshi bita kuri wa wundi wo kuhatwika none se nubita kuri wa wundi wo kuhatwika na wa wundi uzashyira mu rugo uzarwubaka ute kandi yayandi wagakoresheje warayatwitse kuri wa wundi utazatwara umutipe afite ubwenge ntabwo yatwika hanze ngo yibagiwe urugo bro kw'iki gihe basigaye bahibagirwa ugasanga inda yatwaye umugabo kandi umugore ahari serivisi zose aziguha ariko ugasanga abakobwa bubazi byinshi abakobwa bunini n'abarozi bishatse gusobanura ko ubwo abakobwa bunini n'abarozi ushobora kugenda kuwo hanze uyongiye test ugiye guhonja ugasanga aranakuroze ugasanga ubwenge bwawe bwose bwimukiye kuri wa wundi wo hanze ahubwo ni abambere ku isi buriya none se niba baragukunze ukabamuzanaho ibintu nk'ibyo ufite ngo ubuhamya waduhaye bw'uko ufite umuntu udakingana nawe wasanze ari isi we wagize amahirwe utakibona abandi warayabonye kweli mu kabari ni ibanga ryanjye ntabwo ni mpamvu ivuga kuri kabiri ntabwo ni ibanga ryanjye ibyo ni ibanga ry'akazi ni ibanga ryanjye ntabwo ry'akazi ni ibanga ryanjye ntabwo nawe uradufunitse kabisa turaduzi kujya kuduha ubuhamya bw'ukuntu wenda utatwaye uwo mu kabari utatwaye uwo muri butike ukaba waratwaye uwo muhira wa nyawe ese buriya by'ukuri ndamwizeye ugasanga ubaze nka ba bandi urashobora kuba umwizera nawe yizera abandi uramutse usanze yizera abandi koko azabyitwaramo gutya ikintu iyo wansi urampanye ukavyemera se wafosinga ahubwo rero iyo akwanse wakura icigwa hari umuntu akwanga ahubwo ikibi ni uko yakwanga ntumenye ico akwankiye ariko iyo akwanse ukamenya ikintu akwankiye nimba akwanse kubera atari ashobora kunyara kuba atari ikintu ufise ariko iyo amaze kunyara kuba atari ikintu ufise urukundo ndakwihorera nkashaka ibiceri ariko kuba ataranyanka umudemu w'icyo gihe niba afite icyagukuraho niba akukuraho utwo dusenguzi ntabwo yakubwira ngo arakwanze ni ikigoryi se
nta mu mutwe afite se yakubeshye kagukunda se akabona kuri ingenzi byose akaba kumumanye aho gushaka ku ruhande kamana ibyo na wawe udashobora kumwanga agahita agaruka iwawe nagumiraho umva nitse ngo backup nawe urabyumva afise backup kagira nka backup wiwe muga nta musheri wiwe nawe urabyumva yine aya arashobora kugumiza akakugira umusheri atakugize umusheri akaza ku mutima bro nyine byo ku mutima basi nyine nawe urabyumva ntabwo hari ikindi gihe ikintu watubwiye ngo uracyategereje ko igihe kizagera ariko webwe ko muri babiri igihe cyawe kizagera ryari icyo kizagera ryari bizahurira dusobanura abantu ubundi gushaka ntabwo ari umukobwa ahitamo gushaka umuntu yamushiye mu rugo ni amahitamo y'umusore ntabwo ari amahitamo y'umukobwa nusanga se igihe cy'umukobwa kizagera mbere nahandi azagukatira ukabona aragiye atabuka kwanza ariko akavuga ati ngiye ubundi bro muri kino gihe muri kino gihe dukora ibintu biguha amahoro cyangwa ubonamo inyungu igihe abona ko cageze adashobora kundindira uramuha uburenganzira muranavyumvikana urarekura none bashaka gutwara umukobwa w'abandi ataco ufise ukaja kumuhangayikisha uramuhangayikisha nawe ukiha stress ahubwo wamurekura mu neza nawe akishakira uyundi hari akajoke rero abantu basigaye bakoresha kuvuga ngo ntaho kwiruka nimba naraterese mibi ntabwo namurekura neza ati murekura abandi bamutware naramukoze igihe wamukoze ukubitana n'umukobwa uturutse Rushabo ugasanga nirivire mu Rwanda cyangwa mu Burundi mukubitaniye hano umukobwa wese uturutse mu cyaro uburyo abasa tuba tubizi ya mavuta meza nawe yabonaga kagatiro nta kazi yabisuko wapi aracyafite natibere mwakubitana ukabona nyine aracyafite ubuturage sasa ugatangira ugakora kuri ya kofi yawe ukamufasha kamoza agasa nk'uko tubabona basi asa n'umukobwa wo mu mujyi iyo ni imvugo tutavuga twenyine ni imvugo ivugwa n'abantu bose sasa wa mukobwa uramukoze imyaka 3 4 mukundana 5 mudetingana mubwirana ko mukundana irageze ngo ugiye kurekura ntabwo bikunda ntabwo byavamo ubundi bamukurute se ukubitira kuri bya bishoro nabyo bavuga ngo umugore utakoye ntabwo umwubaha kubera ko waramushoyeho ibishoro ukamushyiraho byose n'ibintu bya bishahuro byose uratekereza ukavuga uti se umugore mwirukane cyangwa mureke ndamwirukana n'ibishoro namutayeho se byo biravamo umukobwa waje nta mutwara nubwo barandiye bingana gute nta mpamvu imwe ntomurekura ahubwo umuvyeyi yamvyariye abana banje nibo kurekura usanga bigoranye nawe umukobwa turi muri love gukundana gusa bisanzwe sinashatse kumureka aho ni abantu namushizemo nawe cyose ukunda bro nibigize umukunda rero nawe yagufashe neza mu buriri nawe urabyumva yagufashe neza ukagenda ugasanga ntibihura na wa wundi uhita uvuga uti urarabarenze uragaruka ubu ngubu nakubazi nasa mukobwa nubwo nabuze mu biceri ariko aranje inyuma aryamaye n'undi mutipe bati twagumana nawe ngo nuko nize biceri bro we nagubizi atakubwira impamvu yagiye kumuca inyuma none se wo tugumane ambwira impamvu tugumane yes ahita kubwira uti none niba waranyimye nabigenza nte namwimye iki ibyo wagamuhaye ibiki ntabwo wayeberwa none cyatumye ajya kuguca inyuma n'igiki yanzara oya sinzara arashobora kukubwira uti buriya ngiye numva ameze nabi ubundi nawe warangize kugira ngo umwumve ugahita umuringana umudema ahita areba akavuga uti uyu nguyu afite n'abandi buriya reka nanjye guhigira ahubwo ngaho ngiye guseka mbega gituma mu by'abakobwa muca inyuma bashiri banyu ni igiki nyamukuru ikintu gituma muca inyuma ni buriya ikintu ahanini kugira ngo abakobwa baca inyuma bahungu ni igiki gituma gica hanini mungu ntabwo abamufata neza bro mu nzira y'uburiri nawe se umudemu ko urashobora kuba umuha buri kimwe umutosha fresh umuha buri kimwe pe amafaranga ariko mu buriri yewe amafaranga nawe se ubwo urumva kandi hari ababizi umva so muzagumana gute nicyo gituma rero usanga umukobwa yavuze uti se umugabo wanjye burana amata y'imama cyangwa se umusheri wanjye nta nata y'imama n'amasaha nako n'iminota 30 ntashobora kuyima aha rero hariho umusaha cyangwa kama amasaha 2 amata y'umutuganira mubwira ibibazo byanjye akantega amatwi niyo atasubiza akagwa neza yes
urane uzambwira gute nzabumva ikintu cy'ingenzi gituma kigucinya umutipe uzi ko umukobwa ashaka gucinya amatama atari segisi waba umuha segisi neza ugakubita isaha yose ariko kubera ibiceri gasaya gucinya inyuma bro umukobwa nta kintu kimwe wamuha kitatuma gucinya inyuma wagira ibiceri wamukubita neza gusa na urarengera araguca inyuma kuvuga ko nta bantu bubatse badaca inyuma abagabo babo barahari ariko ntabwo ari generation yacu bari abavyeyi batuvyaye abo ndabaha no muri generation turimo barimo sinkanjye kubona koko naca inyuma ntabwo mbizi ntabwo ngaho ndeba nawe uko ndikizungurese ubona koko nashobora guca inyuma umugabo ntabwo mbizi ibanga ryawe buriya nawe ushobora kureba ukarebera ku maso ukavuga uti buriya ko bigaragara kose buriya nderi yabisonga agaca umugabo inyuma ariko buriya urebye buriya niba ubuhamya ko abakobwa yihereyeho bwamubona bacangamuke none se ntabwo wacangamuka umukobwa cyangwa umugore wawe yashatse kugureka cyangwa yashatse kuguca inyuma ndemeza n'icyayi kwicara hatakintu bamukorera cyatuma ataguca inyuma navyumva ni kuvuga yuko wamuha amafaranga wamuha umwenda ugezweho wamutwara mu isaro ihenze saro niba kamucuka ariko bro sister namwe nakageso umukobwa ashaka guca inyuma kubera udashobora gitanda by the way agashaka guca inyuma ashobora gitanda ariko nta buryo ufise navyumva uvyo byose no waba ushobora ufite gitanda cyangwa ukaba ufise uburyo kwa ufite akaguca inyuma kubera ingeso yiwe yo guca inyuma niba ibyo bintu byose ubyujuje ni kuki utareba ni igiki gituma umugore yangeso aca inyuma aho ngaho rero nubwo naba ari ingeso buba ari uburaya bwubatswe ntabwo ari ukuvuga ngo ni ingeso ako noneho ni ka kageso kamwe k'indani kari no mu maraso ntabwo ari ukuvuga none se bro sister nabo namwe mujye mukurikirana izi video zacu murebe neza mutubwire koko umujama yabaguha shopping akaguha buri kimwe wifuza pe ubona ko buri kimwe abashije kiguha nawe sana mu gitara fresh arabisoza to seretse kitifuza ni gute wambwira ngo urahindukira ukajya kumuca inyuma yereka mbaho ubuhamya bwanjye live story nayibonye mu Rwanda ntabwo ari story ya umuhungu yagiye i Kigali gushaka ubuzima aturutse mu cyaro ageze mu mujyi atangira kugira ibigare n'abandi basore bo mu mujyi ariko bakaganira ku bintu bijyanye n'urushako umunsi umwe abatipe bamubwira uburyo najya gushaka atazigera areba umukobwa wo mu mujyi kuko abakobwa bo mu mujyi bo baba bacangamutse bazi buri kimwe yajya muca inyuma nabo kugikirori bati nyamutipe arabyumva aravuga ati koko ninjya gushaka sinshobora kugana iyo mu mujyi nzagana ibyaro umuhungu yarakugendeye ajya mu cyaro arebamo wa mwana mutoya utari wajya high school ukiga muri za 9 years mu Rwanda akiga nko mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa mbere atari yafata ibyo bita section mu Rwanda aramurebye aravuga ati umwana akari mwiza akaba akiri mutoya haba nanjye nta gahunda yo kuvuga ngo nzamucanga mu rwenda ngo umutere ndakira umwana uyu mwana reka mwifatire njye mubyimbe mu bushobozi bwanjye buri kimwe cyose azakenera nzakimuha ishuri uwo mutwaro uwo musaraba w'iwabo bamutangiraga twa dufaranga two muri 9 years ayo mafaranga nongeye kumurira segonderi high school nziza nikoremo ariko kugira ngo ndegure future yanjye nyamutipe yaramurihiye amurihira high school imyaka 3 nyamukobwa ararangiza akirangiza ntiyabona buruse yo gukomeza guhita yiga nyamuhungu aravuga ati ngewe future yanjye tekereza ko ntarongora umugore urangije high school reka mfate uyu mwana murihire bachelor degree nimurihire muri kaminuza amurihira indi myaka 4 iyo ntibaye 7 yamurihiye high school 3 amurihira 4 ya kaminuza nyamukobwa arayirangiza ariko bwa buzima yamurinze bwo mu mujyi ngazafata umukobwa wo mu cyaro nyine utazi bya bintu bya rohe na rohe bya bintu tuvuga by'abakobwa bo mu mujyi n'ubundi yaje kubibona yarabyigiye yabikuye hahandi muri sosiyete arimo yageze ku ishuri atangira kujya avugana n'abandi bantu bacangamutse b'abanyamujyi ageze muri high school yatangiye gukundana n'abasore bo muri high school ageze kaminuza atangira gukundana n'abasore bo muri kaminuza
batangira kumenyana bahana nimero ibintu nk'ibyo birangira nyamukungu yari yafashe umukobwa aramwicaza aramubwira ati nubwo ibi bintu byose ndi kubigukorera contract tugiye gusinyana uriya kontra zemewe hari kontra yanditse hari na kontra itanditse abantu baganira kontra abantu baganira bayita verbal iremewe mu mategeko yemewe yuko twicara tukaganira tukavuga ngo ibi bintu byose nzabikora ariko bizarangira umbereye umugore umukobwa arabyemera iwabo baramuzi ko buri kimwe kuva mu wa 4 kugera arangije kaminuza ari umutipe wabikoze abamutipe wenyine akibirangiza nyamukobwa aragraduatinga kaminuza akimara kugraduatinga umusore mbwa aratangiye kuvuga ngo noneho ngiye gutegura buryo ki bana n'umukobwa mariage nyuma y'amezi 3 gusa yarahagije umukobwa abe amaze kuvugana n'umutipe bazashakana utari wa wundi wa muri yamurihira sasa bari bamaze no gupanga barakoze nama invitation nyamutipe yagiye kumva yumva umukobwa amwohereje message amwohereza invitation kuri WhatsApp amubwira uti ari kugutumira muri mariage ajya nyamutipe akubitwa n'inkuba ati ye ndatumiwe imyaka 7 ndayipebera twaragiranye contract bari umukobwa avuga ati none ibyo wankoreye byanditse he byanditse sana receipt tubone sana receipt y'ivyo twagiye dukorana tubone iwabo ababyeyi babiri bomba bafite ababyeyi babiri barabizi neza ko umutipe ari we bicaje buri mwana yabesha ariko ari aho bigera umubyeyi akatekereza akishyiramo n'akakantu k'umuvyeyi nyene akumva ko umutipe yakoze ikintu gikomeye ni umukobwa amurira kuva ku mwenda kuva ku nkweto byabaye twese ubwo bwarabaye n'uw'imbere reka ubwo bwarabaye uba bwari ibyabaye nagahoma mu runwa nyamutipe kumva inkuru byaramucanze amafaranga yose nkora za miliyoni zose miliyoni narazicaginze ndihira umukobwa none nukagize none se ko uyu mukobwa namwikunye ibyaro bambwira ngo abo mu mujyi nibo bacangamitse ngo nibo bashobora kunca inyuma ibi byaje bite irindwi yose yari yamaze kumenya urumva ukuntu bimeze aho ngaho umuntu nyine nawe yaraskwase kabisa ukuntu byagenze ni ikibuga cyangwa ibyo twavuga yavuga ngo ashaka ngo wa mugore ngo wo mu nzu aba mu nzu y'abamenyi abana n'ababyeyi biwe urugo nibyo nshatse kuvuga nyine nanone abanaga n'ababyeyi yari umunyacyaro utuje w'umukobwa w'umutima ariko yaratotse amenameni urumva yamenye urugo ntigize agaruka ku rugo cyaro cyamuvuyemo aracangamuka yahise acangamutse urumva we yahise akubita bangura nawe cyabaye reka nzakibabwire muri part 3 icyabaye nyuma yaho bishyire muri part 3 shaka bisa ariko bigiye bwoba shaka urihira umukobwa w'iki gihe imyaka 7 bikora ku mufuka harimo ese ngaho namwe mwarize murabizi uburyo utagira ubwenge w'abana bene nibajije umubyeyi ni wakubwira imvune yo kwiga nuko ndakubaze mu abantu babiri reka tuzabigarukeho mu abantu babiri utagira ubwenge ninde umukobwa cyangwa umuhungu sasa uyu muhungu niwe wibeshye se cyangwa se umukobwa niwe wibeshye urukundo nta maso rugira urukundo aratubwira ati yaraskwase uraka bisatebe yaraskwase ariko urukundo nta maso rugira urukundo kandi ubimaze gukunda nta bwenge bugifise nta maso bugifise reka tubishyire muri pati bugifise ubundi urukundo ni impumyi umutipe nta makosa y'umushaka menshi cyane we yakoze ntiwamenya kabisa buriya hagati y'umuhungu n'umukobwa ntabwo twamenya uwaskwase wari we ariko burangiye mbona ari umuhungu ariko reka tubishyire muri pati umukobwa yarahemutse murakoze umukobwa yarahemutse murakoze cyane mwese mujyeho mukore subscribe mudukunde mushare abantu bamenye ibintu bibera aha hano bisigaye bibera okay Smart Maker TV show byose niho bibera